uriya dusanzwe dukorana nta kibazo dusanzwe dukorana rwose waje se twarimo watangiye ahantu habonye ite ahantu nahindura kera nawe urabizi ariko nyine inzozi zanjye zigezeho pe nubwo twari turi naho ntacyo hari hatwaye ariko hari naho toje sitasiyo ni ukuri wakomeje kumva bakambwira nanjye kandi neza wakoze cyane rero nyine naratekereje urabizi ko nazigama kugira ngo ahantu nzahishyire tuhimukire si byabaye se ndabona ni ukuri ari heza cyane rero nyimara kuzamurwa mu ntera nishimye ariko wari ubizi se oya ntabyo nari ni agasipurize ndagira ngo maze felicitasiyo ben nubwo njye ntabona akazi aka kafite kadutunga rwose nyine inyongera ziba nziza kandi ndabizi neza uzakora ese ko watsinze neza kandi ko wari umuhanga ugira ngo akazi kabura akazi uzakabona kandi keza cyane ni ukuri njye ndabyizeye ariko noneho ahantu boss yimukiye cyane mu cyaro bahombye byinshi cyane ahantu ugera aho kandagira ukaba wahanywera n'amata kweri hari akabati nirebamo aha nzajya mparyama mana n'ibi bitebe biri hano ntabwo nzongera kugira umunaniro nzajya mba mu turimo nze nigaragare hano none baravuga ngo simivura inzoka yo umuntu arimo kubabara mu nda mbega amasahani ariko boss ashobora kuba afite akazi gakomeye aho bamuha inzu irimo ibintu byose ibikoresho byose iki noneho bya bisimba byo mu ishyamba bita niba urudusumbashyamba ntabwo najyaga mbibona nabonaga muri filime none mbibonye no mu bishushanyo by'ibiti ariko se mana kabomba ko mperukamuha nimero yanjye ngo azampamagara akaba atarabikoze habaye ikibazo yabuze telefone se uwampa nimero ya boss we pe namwihamagarira kuko ndumva ntatuje muri njye kuba ntazi amakuru ye ntaho twahurira birambabaje cyane ariko reka nkomeze ntegereze yenda bizagera aho bikunda abone telefone ampamagara nagiye muri stress ndibagirwa harangiye nimero nze kuyama kabombo nazo ubundi babuza kuki ariko kanze muhamagare numva kanze muhamagare okay kanze mubaza ahantu ahurira n'umukozi wanjye allo bite soson ngewe none se nimiranye ntawe ufite ntabwo nsanzwe nkuhamagara ntabwo ubusanzwe nsanzwe nkuhamagara ntabwo dusanzwe tuvugana ndimo ndakubwira ntabwo ubundi dusanzwe tuvugana uranyumva nakubazaga ngo ubusanzwe ntabwo dusanzwe tuvugana ubusanzwe ntabwo dusanzwe tuvugana wumvaga ari nde
ntekereje ko ariko kampamagara. Ubuza kana ndibuka hari umuntu uherutse kumpa nimero yawe ngo muguhamagarire ariko Kabombo muziranye. Uwo mwana uramuzi se? Si umukozi wanjye se? Yego. Wambazaga? Sha turaziranye nyine pe. Twarahuye turamenyana. Ngo ahubwo shaka ko yambwiye se ngo ari butere boss we telefone amamagare ubwo ntiyabigusabye ukabyanga. Bidashoboka. Yego komanda. None se kuki bidashoboka? Sha ibyo njye ntabwo nabitekereje pe. Numvaga ntacyo bitwaye. Gusa sinarenze ko ari wowe boss we pe. Yego ko nyine jya ugatiza telefone twivuganire ntacyo bitwaye. Ko numva bigize birebire se. None se we ubona adafite ubwenge ngo nuko ari umukozi nta bwenge afite? Ariko utekereza ko ntafite amakuru yawe kuva kera uba mu cyaro? Ntabwo wari umeze nkawe se kuba ugeze aho ngaho se watanze iki? Hanyuma se uzi we azagera kuki? Ndumva ibyo ngibyo nta Asimani wamujamba amafaranga yarayohereje. Ntago amafaranga yohereje ariko twari twavuganye ambwira ko ari buyohereze ahubwo uyu munsi nibwo twari twahanye no kayohereza. Umuntu wamuginga aradupfubiriza kweri. Amashamba muri Kongo naga yaza. Aradupfubiriza. Poesha uriya dusanzwe dukorana nta kibazo rwose mwizerera yohereza rwose. Ariko rero nari nibagiwe no kukubwira kandi kana. Hari undi mutipeti tugiye kwakira muri groupe yacu. Sinzi niba uzamwishimira. Kagira inkuru. Ariko naramubonye. Arafatika. Nigiye bana meze fresh. Aratwika. Cyane rwose ahubwo nanjye ubwanjye ndabona azaturengaho. Ariko ntabwo bishoboka ntabwo yadutanze mu kazi. Oya dushaka umuntu uzi gahunda. Salama. Salama. Shabiri fresh. Uyu rero ni wa wundi nakubwiye ngira ngo uri kumureba ka arabangutse aratebutse. Ndema ariko shaho. Nta kibazo rwose. Mwana aratwika. Ibintu nubwo tudasanzwe cya iyi business tuyikora. Ariko nta kibazo ntari rwose. Nta kuntu wagutwa kabisa kandi ufata umuzigo. Ibi ngibi ni ibintu biba bisanzwe. Cyokora ubona twibutsa hari ibintu biba ari fresh. Ibintu biba biri neza. Ibyo nakubwiye ni ukuri. Tugomba gukora akazi nta n'impamvu. Nizere ko akazi tugiye kugatumika neza. Byataje. Nta bintu by'ubwo. Ariko ngende leta zirabirwanya sana. Nizibirwanye se twe ziraturwanya. Akantu kaba kameze neza arata. Wakumvisha? Karatwika. Ni sawa rwose. Darundi bakubita umuyonga gutya. Ibyo dusanzwe tubizi tuba tubizi. Kubera akazi tuba nagoswe tukibagirwa tugasomaho. Oya uri na mwiza witwa Ndesimani. So nitwa Jogs. Jogs? Yego. Nitwa Mathias. Mathias. Nge ni izina risanzwe bararizi na hino rwose
ndetse n'abandi dukoraniye mu ishyamba umuntu ajya kuzana umuzigo ni rya rindi ni yatsubi ntago rihinduka. Tugomba gukorana ntari Cyane rwose tugomba gukorana neza akazi kakagenda neza. Ayo masimani akantu twari tugafite ariko kose twaragatanze boss yaragatwaye ariko dufite gahunda y'ejo kongera kujya gushaka undi muzigo nawo tukawuzana ejo kazaba gahari. Okay. ahubwo turahaguka nusanga Isaha yo nka saa tanu zuzuye turaba tugiye. ndashaka ngo tugendere ku gihe ejo ndabonye ko twatinze mu mayira Cyane buriya rwose. polisi zagiye kutwiyongoza. Oya ni saa 5 abana avuye mu nzira twikomereze. Isaha niriya Niyo rwose nta umuntu bihinduka. utakundi. hanyuma se nanjye ejo twatangira tugakorana. Nta kibazo wowe turaguhamagara izo saha nawe uri tayari tugende. Okay. Turahurira handi tujya duhurira. Sasa rero mani ngera kanje gukina strenge zanjye ubwo ni mujya mu kazi mura. Nta kibazo ni saha ni kuri telefone yawe ibiriho. Mu gitondo cya kare. Telefone yawe ibiriho rwose. Amana uramudada mwahuriye ko mbona twika. Ewana nanjye byarancanze rwose nakazi tugenda duhurira mu kazi gutyo. Akorika mubwire boss aratwongeza umushahara. Umva nta kibazo rwose. Urarenze cyane. Uraratwika namubonye kabisa. Mabuja umeze ute se? neza Ko mbona ufite irungu se Mabuja? ese ko nakubwiye ngo ujye usanga nganiriza nkabona ntacyo bitwaye. Rega Mabuja ntabwo gutinyuka ba Mabuja rega ari byiza. N'ubu ufite n'ubwoba gusa bose aje agasanga turi kumwe yagira ngo Sinakubwiye ngo ujye uza wisanzura igihe adahari. ndagenda ngerageza ahubwo hari agaserivisi nashakaga kumfasha. Nashaka nimero nashaka guhamagara. Ni yande se yo nimero? Niyo umuntu twahuriye ahantu najya gushopinga arayima arambwira nzamuhamagara. Ngahakira amuvugisha. Se Mabuja ndashyira he nimero wanyeretse ukuntu nashyiramo nimero? Ndayibukara. Ndamenya ari iki. Saha bakanda. Kanda. Sawa. Katayifatira arayifasha. Allo ko bitavuga se. Allo Allo amakuru yanyu Simwebwe mwamaye nimero nzabavugisha ra? Simwebwe mwamaye nimero nzabavugisha naje guhaha. Ni Kabombo kwa boss. Amakuru ni meza. Murakoze. Sha nyine nageze mu rugo. Haciye akanya ntira boss telefone ambwira ko nta mayinite afiteho. Ndavuga ngo nzategereza nimbona ni telefone nzaguhamagara yabonye amayinite. Nawe ndabyishimiye rwose. Nta kibazo. Sha twarimutse twimukiye mu ahandi hantu kuhava tuza guhahira iruguriro ni kure. Twarimutse niyo mpamvu nari nkuhamagaye ngo mbikubwire nyine ntabwo bizakunda ko twongera kubonana ahari.
ubu se umukobwa mwiza nkawe yakunda umukozi wo mu rugo koko? Ni ukuri ibyo ngibyo ntibyibazeho bityo ni ukuri homera nta kibazo kirimo ushaka umemeranye. Nta kibazo ariko mba numva binteye isoni kubera umukozi wo mu rugo nyine urwego ndiho n'urwiriho ntaho byahurira. Homera ni ukuri pe kuba umukozi wo mu rugo ntabwo bikorera ko udafite uburenganzira bwo gukunda cyangwa se bwo gukunda bityo. Yego urakoze. maze ujye wigira icyizere ntugire n'ugutesha umwanya cyangwa se nyine ndakwereka ko udakwiye gukunda ngo gukizwe ntabwo ari byiza kandi nacyo ni amashyiriro. Yego murakoze, ni byiza murakoze. umva ni ukuri nari ngukumbuye nari narakubuze mbese nyine bosi wawe wigeze kumpamagara. Bosi yaraguhamagaye se yakubwiye ngo iki? yarahamagaye maze twari dusanzwe tuziranye ubona kumva ari we nyine arahamagara barambaza ngo ukabumva muziranye gute. shaka ba uranyumva none se shushu ndagushaka nukuri ndagushaka unsure hari ibintu nshaka ko tuvuganaho we sha nukuri uzansure hano harya mwimukiye kure nyine biroroshye cyane uzi ukuntu bizagenda sha uzaza nyine hahandi wansanze kuri kantine hanyuma nzakwereka ahantu tuzajyana sha hari ibyo nshaka ko tuvuganaho. umva sheri uzafata akamoto nzakishyura sibyo? yego okay ufite umwanya ryari basi? wowe nubona akanya uzaze nta kibazo umwanya wose wampereza njyewe ndi tayari maze ubizirikane nshobora no kuza kutugurira agatelefone muri iyi minsi. yego sheri ibyo ni ibiki numvishe ariko ishyano riragwira mpereza telefone yanjye nta soni ngo sheri ibyo numvishe ngo bya sheri ni ibiki mwavuganaga ubundi ntaho uzajya nose kari umuntu wari wampaye nimero ngo muhamagare. yo aranyemereye we mana yisubuka bombo ntambeshya we azaza kundeba niyo ari ibintu byanshimisha mu buzima nk'ibi kubona akabombo yaje kundeba kumanura mwana ndamukunda sinzi wagira ngo sinzi ibyo yampaye mwana wa numvise none hatangiye ngo bakunda umukozi wo mu rugo ibiki n'ibikima gusa mbabarira uzaza kundeba ibi bintu ndabishaka cyane ndishimye mbere Simara umawuje ko kanirira umushyushyu n'ubundi dore ko abasare ndabyoza ryacu byabaye nirira umushyushyu wenda nacyo ariko byange bikunze niba mawuje murakaje ariko ntabwo nzaza kumusura nzahenda bagiye mu kazi cyangwa se baryamye na boss mpite ngenda noneho nakamenya nzamusanga uriya mukobwa nabonye ari umukire nzamusanga uriya na telefone kugira njye mbona uko mvugishe na kajyambere mu cyaro ntabwo nzamenya amakuru ye ese mwana ukajyambere abayeho gute se mwana ko nshimye ndya ibiryo byiza hano mu mujyi uwo murumuna wanjye abayeho gute ariko uriya mukobwa ikintu nzamusaba bwa mbere na mbere nzamusaba telefone njya mpamagara akajyambere muzi ukuntu amerewe ni ukuri no kuguma ku bw'ibiryo bwiza ntabwo muri mwanjye abayeho ikindi sindabona na mama nibyo byanzanye mu mujyi ariko nari numva kuba nifite boss muzima muteko muteri ngo ndabizi ko icyumweru tuzarya inyama mba nabitetse niyo mpamvu ba boss batajya banyirukana kandi bavuga ngo tudufite
ishonje se nzasubira mu cyaro narabyibushye pe cyangwa wa mugani Amag the Black gusubirayo bizaba bigorana kabone n'ibisahani kandi byabaye byinshi none twaje ngasanga urakaye wabashiriye ibyo byonyine ese apfuye kumera gutyo gusa nta mpamvu urebye nta kibazo kirekire gihari ariko numva neza neza si ikibazo ushobora kumisha ni ikihe mbona bitameze neza uko niko rero bifata ukuntu yewe ko mbona bitoroshye hari ibintu buryo umuntu badakwiye guhisha undi ndi no kubireba ndumva hakomeje kumbaza byinshi kandi ndumva ntameze neza kandi nigende ngaho kabo kabo yego boss turaho ngaho boss umunsi ko muncaje hasi byagenze gute aho se ni hasi cyane ku makaro ntacyo hatwara wareba kare usigaye hano na nyokobuja byagenze bite boss umunsi mwabujanyira utameze neza se n'ikibazo nyine yabaye iki ntabwo mbere nawe sikarimo yakagombye kubabwira ikibazo cye njyewe nabibwirwa n'iki boss ambwira ikibazo cyose turirwa ntabwo nzi ikibazo cye mba nakoze akazi kanjye natetse nahanaguye intebe naturosheje hano ku makaro nta kindi kibazo ni ukuri nzi afite hanyuma se iyo ibintu byangirika umuntu akagera n'aharakara uri mu rugo uba waraje gukora iki cyangwa se utavuye mu cyaro bose mba nagerageje uko nshoboye wagerageza hanyuma banakumva bakarakara nose ubu mwaba mwumva neza nkakora akazi kanjye nabi cyane byafite byawe n'ibigambo byawe bipfuye aya umunsi nta n'ikintu akaba wabangute ese bose nawe bite kose ubizi ukuntu ndi umwana mwiza nkora neza bose ubwo ndi kubibona none uri umwana mwiza kandi ko bagiye uko waje bose ntabwo nabyiye kandi ushobora kunda akazi